Iyi ni imwe mu modoka zifatwa nk'izihenze hano ku isi. Ni imodoka zigendwaho n'abagwizatunga ba bandi bakagwije, mbese ba bandi bafite amafaranga n'andi yo kwishimisha ndetse no kunezeza imiryango yabo. Iyi modoka bayita Ferrari. Ferrari ni imodoka ihenze ku buryo budasanzwe. Iyi Ferrari ihagaze amafaranga menshi cyane, ni amwe mu mamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'Amerika. Uyu munsi wa none Ferrari yatangaje ko igiye gushyiraho imodoka idasanzwe igiye kuzaba ikoresha amashanyarazi gusa. Reka tuyive mu izi muzingo dusobanurire neza iyi modoka ya Ferrari. Ferrari ubundi ifite ibirango bimeze bite? Imbere hayo hateye hate? Ese ubundi usibye imbere yaho ifite umuvuduko ugenda gute? Ferrari, reka tuyive mu izi muzingo. Reka ngushimire wamaze gukora subscribe kuri iyi channel yawe, kuri iyi channel yanyu. Reka rwose ukore subscribe kugira ngo ibere mu muryango mugari w'abadahwema kudushyigikira. Iki kiganiro nugikunda uze gukora like, kandi nanone numva hari ibindi twakuviye mu zindi muzingo ubisige muri comment. Nge nitwa Matson ukugeza ikiganiro. Ferrari, uruganda Ferrari rugiye gushyira ku isoko imodoka idasanzwe. Ni imodoka ya mbere izaba ikoresha amashanyarazi gusa. Dore ibyiza by'ingenzi wamenya kuri iyi Ferrari, imodoka idasanzwe kandi ihenze. Imiterere y'imbere yayo, ndavugamo imbere mu modoka, yitwa Ferrari Lusso. Ifite imyanya 5 yo kwicaramo abagenzi 5. Ifite moteri enye zose ziriho imbaraga zihagije ku buryo zigenda zisimburanwa ku muriro. Ishobora kugera mu muhanda uwo ari wo wose. Ibi byongerera icyo bita endurance, zifasha uyitwaye kumenya umuvuduko ari kugenderaho. Ikindi kandi nanone ibi bishobora kuyifasha kumenya ibiri imbere n'inyuma. Ibi ubibona wicaye mu mwanya wawe w'imbere, aho waba wicaye hose mu modoka uba ugenzura imbere n'inyuma. Ferrari, iyi modoka Ferrari ifite ibyerekeranye n'ikoranabuhanga, internet, cyangwa se n'ibyerekeranye n'umuziki no kuba wakirebera filime, mbese ukamera nk'uwicaye muri sari wawe. Bakibaza uti ese batiri zayo zimeze zite? Mu gihe batiri yayo ishobora kuba yuzuye umuriro, ishobora kumara igihe kidasanzwe kirekire, ku buryo ishobora kuba ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero birenga 500 bidasabye guhinduranya batiri cyangwa se kongeramo umuriro. Ferrari, iyi modoka Ferrari, iyi modoka ishobora kugenda ku muvuduko w'ibirometero 100 ku isaha. Ni ukuvuga ngo ifite ubushobozi bwo kumara isaha imwe yonyine ikoresheje ibirometero 500. Tekereza ko ibirometero 500 ishobora kubikuba inshuro 2 mu gihe yaba ihagurutse ku muvuduko mwiza wayo mu masegonda 2 yonyine. Yakoresha ibirometero 100 mu isaha. Bivuze ngo bya birometero 500 ishobora gusimbuzanya umuriro, ishobora kubikuba inshuro 2 mu isaha. Ferrari, umuvuduko w'iyi modoka ushobora kugenda mu muhanda uwo ari wo wose. Umuhanda uwo ari wo wose yemera kunyuramo ku muvuduko ishaka, kubera ko iyi modoka Ferrari usibye ubwiza bwayo n'ubuhanga gikoranye, ifite uburemere budasanzwe. Ferrari nubwo ibona ari imodoka ntoya cyane, mu by'ukuri iyi modoka ishobora kuba ifite uburemere bwa toni zigera hafi kuri 937. Tekereza iyi modoka mu by'ukuri waba uyitekerezaho iki ku byerekeranye n'ibiciro byayo? Nubwo itarajya ku isoko, ikaba izajya ku isoko mu mpeshyi ya 2027. Mu by'ukuri biteganya ko iyi modoka izajya ku isoko ihagaze amadolari 304 miliyoni 340 z'amadolari. Tekereza miliyoni 340 z'amadolari, ni ukuvuga akaba miliyoni 939 z'amafaranga y'u Rwanda. Ferrari biteganyijwe ko izashyirwa ku isoko mu mpeshyi ya 2027. Ab'inkwakuzi batangiye kuba bayihaha. Iyi modoka Ferrari ni imodoka idasanzwe, ifite uburemere bwa toni zirenga 2. Iraremereye ku buryo idashobora gukora impanuka uko yiboneye, ari nabyo biyiha ububasha n'ubushobozi bwo kunyura mu muhanda uwo ari wo wose, waba urimo imikuku cyangwa se umeze neza. Yari muri kaburimbo ho ibimeze nk'igifaru kigendera. Ferrari, iyi ni imodoka igiye kujya hanze ariko ifite ubuhanga n'ubuhangage.
Ferrari ni imodoka igiye guca ibintu bigacika mu modoka zikoresha amashanyarazi gusa. Iyi nanone mwibuke ko yari isanzwe mu mwe mu modoka zigendwamo n'abagwizatunga, imodoka zigendwamo n'abagafashe, mbese babandi bafite amafaranga yo kubanezeza no kunezeza imiryango yabo. Reka ngushimire ko twabanye, Nyagasani akomeze kubaha umugisha n'ubuzima buzira umuze. Jye na Matson.